Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuza bene data bakunzi ba Anaweza. Ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Uwiteka Imana y'amahoro abagirire neza, abiteho, abitwararike. Dushimiye Imana kandi kwiduhaye amahirwe yo kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umutsima w'ubugingo. Tujye dukunda ijambo ry'Imana, turikumbure, turinyoterwe, kuko Imana ivugana natwe binyuze mu ijambo ryayo. Haleluya. Umwami Imana rero abaha umugisha. Ndabanezerewe kandi ndabashimira ko mukunda ijambo ry'Imana. Ni mwebwe bafatanyabikorwa bacu. Mbaye nza nkitegura, nasenze, nkigisha, ntiyagira ukurikira ibyo nigishije, ni ukuri byantera agahinda kandi byanca n'intege nkabireka. Ariko Imana ishimwe ko muhari kandi tugafatanya umurimo w'Imana. Uwiteka rero abaha umugisha. Turagushimiye Nyiringabo Imana, Umuremyi w'impera z'isi n'ijuru. Tugwaye icyubahiro Mana idukunda ikatwitaho. Tugushimiye ko waturemye mu ishusho yawe Mwami Imana, kandi turagushima ko ibyo wibwira kutugirira ari byiza atari ibibi. Nuhabwe icyubahiro n'ikuzo. Tugushimiye umwanya mwiza uturemeye ngo tuganire ku ijambo ryawe Mwami. Bana natwe uturengere, utugirire neza. Mwuka Wera w'Imana tuguhaye ikaze kugira ngo ube hagati muri twebwe. Duhe kumva no kumenya no gusobanukirwa. Izina ryawe nishimwe Mwami. Abakunzi ba Anaweza ubagirire neza, ubarengere kandi ubahaze mu byifuzo byabo byose. Urakoze Uwiteka. Dutangirane kandi tuze gusozanya. Icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Haleluya. Nkuko twabivuze rero, uyu ni wa mwanya w'ijambo. Ijambo ry'Imana n'umutsima w'ubugingo. Ni inkomezi riradukomeza muri uru rugendo turimo. Haleluya. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana. Fata Bibiliya yawe hafi aho, niba uri hafi yayo, cyangwa se na telefoni zisigaye zibamo Bibiliya, za computer zacu cyangwa se za iPad. Mbega ijambo ry'Imana biroroshye muri iyi minsi kuribona. Kandi wowe utabonye umwanya, udafite amahirwe yo kuba wegereye Bibiliya cyangwa ubundi buryo wabona iryo jambo, uze kuryumva urikurikire neza ugeze mu rugo. Imana iguha umugisha, cyangwa utuje ubonye umwanya. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rero rivuga ngo ifite imbaraga zicecekesha urusaku rwose. Haleluya. Imana ifite imbaraga zicecekesha urusaku. Imana ifite imbaraga zicecekesha ibigusakuriza byose. Haleluya. Ifite imbaraga zicecekesha urusaku cyangwa zicecekesha ibigusakuriza byose. Hari ibintu biriho bigusakuriza muri iyi minsi. Hari ibikubujije amahoro. Biri mu matwi yawe, biri mu mutima wawe bigusakuriza. Naje kubwira ngo Imana ifite imbaraga zicecekesha ibigusakuriza byose. Koko irabitegeka. Ifite imbaraga n'ububasha byo gucecekesha ibigusakuriza byose. Bifata uko bingana. Ya bindi byose bigusakuriza. Za ndwara zigusakuriza zakubujije amahoro. Ya madeni agusakuriza yakubujije amahoro. Kuri banke baguhamagara, cyangwa no muri quartier ku mabotike aho watwaye ibintu, cyangwa no mu bavandimwe no mu nshuti bariho barakwishyuza. Biragusakuriza bibaye byinshi. Haleluya. Ubushomeri buragushakurije. Ku ishuri aho abana biga bariho baraguhamagara, barakohereza amabaruwa, cyangwa ari za convocation, wenda hari ibibazo ufite. Ibiki bigusakuriza bifate byose. Ubifate byose ubirundire mu gatebo kamwe, uvuge ngo mwebwe munsakuriza, mwese mwambujije amahoro. Uwiteka afite imbaraga zibacecekesha. Muceceke kuko Imana iri muri jyewe ari Imana ishobora byose. Imana ifite imbaraga zibicecekesha mwene data. Haleluya. Reka tubisome mu ijambo ry'Imana, utaza kugira ngo ni amagambo yanjye. Tubisome mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Mariko ibice 4. Ibice 4 guhera ku murongo waho wa 35. Umutwe w'amagambo uravuga ngo aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Duhere ku murongo, reka duhere ku murongo wa 33 ngo kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Uwo ni Umwami Yesu wabivugaga. Ngo basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo. Ngo kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Hari n'andi mato hamwe nabwo. Abo ni abigishwa bajyanaga n'Umwami Yesu. Arababwira ati twambuke tujye hakurya. Bari ku murimo. Yesu yari yaraje kuri misiyo, yari mu kazi. Yaramaze gukora aho ngaho ashaka no kwambuka ngo ajye hakurya kugira ngo akomeze umurimo. Haleluya. Hano babwira abigishwa ati twambuke. Umva umurongo wa 37 uravuga ngo nuko ishuheri y'umuyaga iraza. Umuraba wisuka mu bwato bigeze aho bwenda kurengerwa.
ngo yari asinziriye aryamye ibwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Urasinziriye, ntabwo ubyitayeho ko tugiye gupfa? Iyi shuheri ntabwo uyibona? Uyu muyaga ntureba? Ntabwo ureba ko ubwato bugiye kurengera? Kwa kundi tumubwira tukamusobanurira ibibazo byacu ndetse tukabishimangira, ukabisobanura, ukabiva umuzi, ukabimubwira ye, ukabisobanura uti ntabwo ureba ko bagiye kunyirukana muri karitsiye kubera amadeni? Ntureba ko ku kazi harimo intambara? Ntureba ko abana banjye barwaye? Ntureba ibi ni mwami, reba kandi itariki niyi nari mfite ideni aha barantelefoniye, reba mwami n'inzu bariho baranyirukana, inzu y'abandi nkodesheje. Mbese ukabimusobanurira byose. N'abigishwa rero nuko babigenje. Ngo yari asinziriye aryamye ibwerekeza ngo yiseguye umusego. Ngo baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Urisinziriye? Umva nawe ngo arasinziriye, yagira ngo arebe kwizera kwawe. Ubundi se arasinzira? Asinziriye twapfa, twarangira. Haleluya. Ngo akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Mu butware bwe abwira inyanja ati ceceka utuze. Acyaha umuyaga. Haleluya. Umva, akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Haleluya. Arababaza ati niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? 41 baratinya cyane baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Haleluya. Ntabwo bari bazi imbaraga zo bari kumwe, ntabwo bari bazi umwami wabo, ntabwo bari bazi gukomera kwe, kandi ikitangaza bagendanaga nawe babona ibitangaza akora. Ariko kwizera ku mwana w'umuntu nkawe cyangwa nkanjye, ibyo dukorera ni byinshi mu buzima, ariko umuntu agera mu ntambara, mu bimuguye, mu bigeragezo, kwizera kugakama. Turabanyantege nke abana b'abantu. N'abangaba bahoraga bagendana nawe abigishwa babona ibyo akora, ariko bigeze aho kwizera kurakama, wagira ngo ntabwo bigeze babona akora ibitangaza. Bageze mu nyanja bateraganwa hirya no hino n'umuyaga n'umuraba wo mu nyanja, babona bagiye kurohama, bibagirwa ibitangaza asanzwe akora. Baramukangura bati ntabwo ubyitayeho? Urisinziriye tugiye gupfa? Ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Ngo arakanguka acyaha inyanja, abwira umuyaga ati ceceka wa nyanja we tuza. Umuyaga uratuza, inyanja iraceceka, guhorera kwayo kuvaho. Mu nyanja haba gutekana, ubwato burakomeza urugendo, haba amahoro. Ariko urusaku rwari rubarembeje, ubwato buteraganwa hirya no hino, bimeze nabi mu nyanja, babona bagiye kurohama. Birashoboka ko nawe ubona hari ibigeragezo bigiye kukuroha. Birashoboka ko ubona birenze ubwenge bwawe n'imbaraga zawe. Birashoboka ko ubona yuko nta buhungiro, nta bwinyagamburiro. Urusaku rubaye rwinshi mu matwi yawe no mu mutima wawe, wenda ntunasinzira, biragukomereye. Ntabwo nzi ibibazo ufite, ariko bifate byose ubyite urusaku, ubwira Imana ngo uru rusaku mwami Imana ndarukuzaniye kuko ari wowe ufite ubutware bwo gucecekesha. Haleluya. Uti wowe wacecekesheje inyanja, cecekesha n'uru rusaku. Arangije ngo arabicecekesha, arategeka, inyanja iratuza, urusaku rukurwaho, umuyaga uvaho, baratuza, bagubwa neza, urugendo rurakomeza. Naje kukubwira ngo komeza urugendo mu mwami wawe, araje gucecekesha urwo rusaku ruri imbere yawe. Komeza wizere, komeza umukorere, komeza umuhanga amaso, komeza ugendane nawe, komeza umuhanga amaso, usenga udacogora, kandi ugerageze kumukorera uko imbaraga zawe zingana. Araje gucecekesha urwo rusaku rwose imbere yawe. Humura, umwami wawe arashoboye, ntabwo asinziriye. Hari igihe bagira ngo arebe kwizera kwacu. Naje kukubwira ko ashoboye rero gucecekesha, afite imbaraga. Naje kukubwira ko afite imbaraga zicecekesha urusaku rwose, kandi araje arucecekeshe, nawe uzaba umugabo wo kubihamya. Umwami Imana aguha umugisha aho uri hose. Iyo mvuga ngo aguha umugisha, ntabwo mba nyobewe kuri ijambo rikurikirwa n'abantu benshi, ariko ndiho ndabwira buri umwe ku giti cye bikurikije ibyo arimo. Ibyo mfite bingoye, urusaku mfite sirwo ufite, sirwo runaka afite. Icyo nzi cyo nuko iri jambo rigera kure cyane. Haleluya. Umwami Imana rero acecekeshe, kuko imbaraga n'ububasha n'ubushobozi biri mu kuboko kwe. Umuturize, umwizere, kuko arashoboye, nta kimunanira. Uwiteka abarebe neza, abishimira abakunzi ba Anaweza, mwongere kwibuka imbaraga z'umwami wacu waje kutwitangira. Haleluya. Ntabwo asinziriye, arahari, ntabwo yagusize. Afite gucecekesha ibikujije amahoro. Uwiteka aguha umugisha. Usome rino jambo urarushizaho kwaguka no gusobanukirwa,
imbaraga z'Imana kandi biragutera kwizera. Uko urushaho gusoma ijambo ry'Imana niko kwizera kuza muri wowe. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kuzanwa no kumva, ngo kandi kumva ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, afite imbaraga zicecekesha urwo rusaku rwose ruri imbere yawe. Humura, umwami wawe arashoboye. Ndagushimiye Nyiringabo, Imana ikomeye, Imana nzima, Imana nziza, uruwo kwizerwa, uruwo kwiringirwa. Gira neza uyu mukunzi wa Naweza. Mwami Imana, uyu mwana wawe ukurikiye ijambo muri uyu mwanya, uyu nguyu uhuye n'iri jambo nyagora ku ngoma, ndagusaba ngo iri jambo rimubere icyomoro, rihumurize umutima we, amarangamutima we yakoreho, umukize Mwami Imana. Imbaraga n'ububasha n'ubushobozi biri mu kuboko kwawe. Rambura ikiganza cyawe ukora ibitangaza, kubera yuko uri Imana yacu, uri igitangaza, uri Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Rengera abo bose barengana, urwo rusaku rwose urucecekeshe, kuko uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagusabye Mwami Imana ngo ugende mu nguni zose, muri byose Mwami, nabiri umwana watabasha kugusobanura kubera ukuntu ari byinshi byamurenze, hose urahagera. Uri Imana ireba hose kandi ishobora byose. Rengera rero ubwoko bwawe, bagirire neza, ubaho ubuhamya bushya, ubaremere Mwami Imana amashimwe mu mitima yabo. Nzongere kugaruka kwigisha ijambo ryawe, mvugana nabo ngaruka muri studio za Naweza, bamu buhamya cyangwa banyandikira bambwira ibyo wakoze. Izina ryawe nirishimwe, ushobora byose, nta kirogoye imigambi yawe Mwami. Urakoze, icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe, mu izina rya Kristo Yesu, amen.